Hi everyone, welcome back to Gain Focus Rwanda. Uyu munsi tugiye kuba turebera hamwe ikintu kiri super important, uburyo ushobora kurezinga umwana wawe akazavamo umuntu ukomeye cyane financially. Twese tuba twifuriza abana bacu ibyiza cyane, ariko hari igihe tubigisha bad money habit tutabizi. Muri iyi video rero ngiye kukubwira amwe mu makosa ababyeyi bajya bakunda gukora mu kurera abana babo. Ibyo bintu kandi bikaba bizaba affecta ahazaza habo, bikaba affecta financially, bigatuma bataba bavamo abantu babakire cyangwa se abantu bafite amafaranga. Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Niwibagirwe gukanda subscribe ndetse na like. Nibiba ngombwa uduhe na comment utubwire wenda ikintu wifuza twazaganiraho muri video itaha. Twihuse cyane, amakosa ya mbere ababyeyi bajya abakora kandi yafecta abana babo in future no kugira ethique ziri poa ku kazi, kandi bagatuma abana babo babibona cyangwa se babyumva. Burya abana biga iyo bari kureba ibyo ukora, ibyo uvuga, byose babyigiraho. Rero iyo usanga uri umubyeyi uhora uhinduranya akazi, uhora ufata sick days cyangwa se uhora ufata twaturuhuko two kurwara, ndetse cyangwa buri munsi ukomplaininga ibijyanye n'akazi kawe cyangwa se umushahara wawe, iki ngiki gituma abana bawe iteka ryose bahora batekereza ko burya akazi atari ikintu gishimishije cyane. Bashobora gutekereza ko akazi ari temporary, cyangwa se bakaba batekereza ko batazigera rwose bashyira ingufu nyinshi ku kintu runaka, bitewe nuko ibyo uhora ubereka nyine babona ko ari ibintu biri stress cyane. Ni byiza cyane rero guhora wereka abana bawe ko akazi gakenera effort nyinshi cyane ndetse na commitment, maze ukabaremamo gukunda akazi ndetse no gukora cyane kurusha uko wajya uhora ukomplaininga ibijyanye n'akazi kandi ibyo uvuga, ibyo ukora byose abana babyigiraho. Ikosa rya kabiri ababyeyi bakora ni encouraginga abana babo gufata inguzanyo yo kwiga. Urumva, kwemerera umwana w'imyaka 18 gufata inguzanyo nini cyane yo kujya muri kaminuza utari kumva neza impact, iryo ni ikosa rikomeye cyane. Niba ushobora kuba utasevinga amafaranga ahagije ya education y'umwana wawe, ni gute wumva ko uwo mwana azahandlinga iyo nguzanyo ingana gutyo? Inguzanyo zo kwiga cyane cyane wenda nko mu gihugu cya Amerika zishobora gutuma abana baguma mu myenda myinshi cyane ubuzima bwabo bwose. Ikintu wakora rero nk'umubyeyi uyu munsi uri kurera umwana kandi wifuza ko uwo mwana yazavamo umuntu ufite amafaranga, umuntu uwumushyire, nuko wagerageza kugenda usevinga dukeya ushoboye, kandi udusevingira education y'abana bawe. Kabone nubwo utabubasha kwishyura buri kimwe cyose, ariko ibi bizabafasha igihe bazaba bakuze kuba bafite imyenda mikeya cyane. Nukuvuga ngo nta burden y'imyenda bazaba bafite, ahubwo icyo bazaba bakora bazaba bari guhangana n'iterambere ryabo ariko nta debts bafite. Ikosa rya gatatu ababyeyi bakora kandi iryo kosa rikaba rishobora ku affect abana babo financially ahazaza, ni ukutabafungurira amabank account. Abana benshi nta amabank account bafite kugeza bafite imyaka 18 yose. Ariko se kubera iki utabafungurira bank account mu myaka mikeya cyane? Kubera ko amabank menshi yemerera n'abana bafite imyaka 13 kugira amabank account, ndetse hari n'amabank yemera account z'abana bafite imyaka 6. Gutuma umwana atunga bank account akiri mutoya cyane bimufasha kwiga ikintu cyitwa saving, agakura cyumva neza, ndetse n'ikintu cyitwa budgeting, ndetse n'ikintu kijyanye no guhandlinga amafaranga. Ese amafaranga abonetse akoreshwa te? Ibyo bintu biramwigisha cyane, kuko buriya umuntu ukurana saving mind niwe muntu ugera ku kintu gihambaye. Ibi rero nubikora bizatuma umwana wawe akurana responsibilities ndetse na confidence kubijyanye na finances zabo. Ikosa rindi mujya mukora ababyeyi ni ukugurira abana banyu imodoka. Kugurira abana banyu imodoka bishobora kugaragara nkaho ari ikintu cyiza ndetse cyo gufasha umwana, ariko ku rundi ruhande bishobora kuba byakureatinga ikintu cyitwa financial dependence. Mu bice bitandukanye imodoka ni ingirakamaro, cyangwa se imodoka koko zirakenewe, ariko nanone hari naho public transport cyangwa se ko wagenda n'amaguru nabyo ari good option, cyangwa se nabyo ari ikintu ushobora guhitamo rwose utitaye aho uba. Reka abana bawe nyine bakore kugira ngo bazigurire imodoka zabo, kubera ko iki kizabigisha kuba independence, kandi nanone bizabashyiramo sense ya achievement. Nuvuga ngo bumve ko iyo umuntu agize achievement aribwo ababaye umuntu ukomeye cyane.
ikosa rindi ababyeyi bajya bakora ni guha amafaranga abana babo igihe cyose bayasabiye. Ni ukuvuga ngo niba uha umwana wawe amafaranga igihe cyose ayagusabiye, ibi ntago bizatuma yiga agaciro ko gukorera amafaranga. Ikintu wakora ni iki kugira ngo ibyo bintu ukora bitazafekta umwana wawe ahazaza financially? Nuko aho kumuha amafaranga buri ko ayagusabye, ahubwo we wasetinga regular allowance, ukajya umugenera allowance mu gihe runaka, kandi iyo allowance ugasa nkaho uyimuhaye ushingiye ku tuntu wenda ashobora kuba akora, utwa gufasha mu rugo, utuntu wenda agenda gukora niba ari ku ishuri, niba yiga ukamubwira ko ayo mafaranga yaramufasha kwiga neza, ibintu mbega kugira ngo muri we yumve ko hari icyo yakoze kugira ngo abone ya mafaranga. Ibi bizamwigisha ko amafaranga nyine aturuka muri effort, kandi nana ya spendinga yose bizanamufasha kwiga gusavinga for the next time. Ikosa rindi ababyeyi bajya bakunda gukora ni ugutuma abana babo bumva financial worries z'ababyeyi. Ni kuvuga ngo kureka umwana wawe iteka akajya yumva nyine uvuga ko ufite ibibazo by'amafaranga. Igihe cyose wumva uhangayikiye amafaranga kandi ukabivuga ukabigaragaza imbere y'abana bawe, ibi bishobora gutuma abana bawe iteka ryose batekereza ko amafaranga bigoye kuyabona. Icyo gihe bakura bumva bafite mindset ya scarcity, bumva ko batazigera batunga amafaranga ahagije. Ibi ni bibi gutuma abana bawe bumva ko ufite financial worries. Ikiza ahubwo tangira ubigishe ikijyanye na financial issues, ndetse iteka ryose uje ubereka nyine izo issues, ariko ubereke n'igisubizo kuri izo issues. Ikindi kandi bereke ko ari sawa nyine kuba wagira financial risks, ariko nanone ko uba ukeneye kuba wazi planninga kugira ngo planning for the future. Irindi kosa ababyeyi mushobora gukora rikazafekta abana banyu financially mu hazaza ni kuba mwarwanira amafaranga imbere y'abana banyu. Niba abana bari kubabona kabona wowe n'umupatana wawe muri gutunganira amafaranga, ibi bishobora gutuma abana banyu bumva ko amafaranga ari stress kandi azana conflict. Kandi bituma iyo bakuze iteka birinda kuvuga ku bijyanye n'amafaranga, kandi iki kintu cyangiza ability mu kumanaginga amafaranga. Ikiza rero nuko nabigisha ko amafaranga ari ikintu cyo kumanaginga muri kumwe, mwumva ibintu kimwe, katari ikintu cyo kurwanira. Ikindi kandi nanone ababyeyi bashobora kuba bakora kandi ari ikosa rishobora kuzafekta abana babo financially ahazaza, mu kwirinda ibiganiro by'amafaranga imbere y'abana babo. Kutaganira amafaranga n'abana babo ntago bujya biba protectinga nkuko mushobora kuba mubitekereza. Ushobora kubutekereza ko wenda kuvuga amafaranga imbere y'abana bawe wenda ubutari kubarinda, kuko wenda amafaranga atari ikintu cyiza nkuko ababyeyi bamwe bagenda babitekereza, ariko kutavuga amafaranga yabo, kutaganira n'abana bawo amafaranga ujya ntago ari ukubarinda, ahubwo ni ugutuma abantu batari prepared. Ikiza ni ukubigisha uburyo amafaranga akora, bakamenya reality zayo, kandi nanone bakagira reality muri expectations ndetse na financial responsibility. Ibiganiro byawe bitunganye, ubigire ibiganiro biri positive ku kijyanye n'amafaranga, ubigisha uburyo bashobora gukoresha amafaranga, uburyo bashobora kubudgetingira amafaranga, ndetse n'uburyo bashobora gukorera amafaranga. Ibyo bintu bagakura babizi, bituma bavamo abantu kuko bazatunga amafaranga ahazaza. Ikindi kandi nanone ushobora kuba uri gukora nk'ikosa bikazafekta abana bawe mu gukora impulse buying, kugura ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo niba uguye ibintu byinshi cyane ndetse rimwe na rimwe ukagura n'ibintu bidakenewe cyane cyangwa se bitari ngombwa, abana bawe iteka bazatekereza ko ari ibintu bisanzwe kuspendinga amafaranga nta plan. Ibi bishobora gutuma bizera ko kugura ibintu byinshi bitandukanye bizana ibyishimo. Ikiza ahubwo tagira ubigishe good financial decisions, kandi ko atari ibintu byoroshye cyane ko umuntu yakafodinga buri kintu cyose ashaka. Tangira ubereke nyine uburyo abantu bafata decisions ziri right ku bijyanye n'amafaranga. Ayo namwe mu makosa mugenda mukora atandukanye nk'uko nyavuze kuva kujya mbere kugeza kuri iri ngiri nsorejeho, aho ababyeyi bayakora rwose bishobora kuzafekta abana babo financially in future. Rero ikiza nuko nagiye mvuga n'uburyo ushobora guhindura ayo makosa mu igisubizo, maze abana bawe bagakura mu buryo byifuza kandi bakazavamo abantu bafite amafaranga, abantu bari rich. Ni Gain Focus Rwanda. Niba wakunze iyi video ndagira ngo ukande like ndetse na subscribe kugira ngo tubane no muri video z'ubutaha.